mfite ubwoba, ibitekerezo byambanye byinshi, nta kintu kimwe mfite, nta cyerekezo, nta mipango y'ejo hazaza. Ndi kubaho ubuzima bugoye, ubuzima ntigeze nifuza nkiri muto. Nta kazi mfite, nta n'uburyo bwo kubaho ejo ndi kubona imbere yanjye. Inshuti zanjye zose zibayeho neza kundusha. Ibyo ngerageje gukora byose bimfira ubusa. Benshi bambwira ko bankunda, ariko mu by'ukuri simbibona. Umuryango wanjye nawo wakamfashije ntunanyikiriza. Ndumva amaze kwiheba. Iryo ni ijwi rya benshi hanze aha. Ubu ni ubuzima umukene abamo. Wenda si wowe, wenda ni wowe, wenda ni inshuti yawe cyangwa undi muntu utazi. Ariko ubuzima bw'umukene ni ubuzima budafite ireme. Umukene ni umuntu ubaho bimugoye, aba asuzuguwe, ntawe umuha agaciro, ntabona uburenganzira nk'ubw'abandi babona. Umukene ntawe umwubaha, ntawe umuha akazi. Umukene abyara abana ntibige nk'abandi. Buri munsi abyuka akora, ashakashaka, ntacyo adakora, ntako atagira. Akubita hirya no hino, arasaba, akima, hakaba igihe akoze ntahembwe, ntabwo ajya aruhuka. Ariko umukene akenshi ataha ntacyo atahanye. Umukene azira amakosa y'umukire. Umukene abuzwa amahoro n'umukire. Umukene atotezwa n'umukoresha. Umukene ntazigera na rimwe avuga ikintu ngo hagire icyumva. Ese wowe mukire, urumva ubuzima umukene anyuramo? Mu gihe wowe wishimye, uri kurya neza, utuye mu nzu nini, uri kumena ibiryo, uri kujugunya imyenda, uri gusesagura ubutunzi Imana yaguhaye. Ibaze kubaho nta muntu ugukunda, nta muntu ukwitaho, nta muntu ugufasha. Ibaze kubyuka ugenda uzi ko ugiye gushakira abana ifunguro, utazi ngo ugiye he cyangwa gukora iki. Ibaze kubura akazi warize, kubura akazi ufite ubwenge, kubura akazi ufite impano, kubura akazi ufite ibitekerezo, kubura akazi kandi ufite imbaraga. Ibaze kubaho uri imfubyi, udafite aho urara cyangwa wita umubyeyi. Ibaze kugira ababyeyi b'abasinzi, ababyeyi batagufasha, ababyeyi batagushyigikira mu byo ukora cyangwa utekereza. Ibaze kwirirwana n'abandi useka, byajyana nijoro ukararurira kubera agahinda uterwa n'ubuzima ubayemo utahisemo. Ibaze kutagira umuntu ukuba hafi ngo abashe kukubwira ko hari icyizere, akubwire ko agukunda, cyangwa se akubwire ko azakuba hafi mu bihe bibi. Ubuzima bw'umukene, ubuzima butagira agaciro. Rubyiruko ndetse namwe babyeyi, ushobora kuba uba ari bwo buzima uri kubamo, ubuzima wabayemo se cyangwa ubuzima uzabamo ntawamenya. Ariko ubuzima bw'umukene ni ubuzima twese duhura nabwo. Bamwe bashaka kubuvamo, abandi bamaze kwiheba. Ubukene ni nk'uruzi buri wese agomba kwambuka byanga byakunda. Hari abambuka, hari abarohama batarambuka,
uyu munsi nashakaga kukwibutsa ko uko byagenda kose ugomba guhorana icyizere cy'uko ubukene atari karande. Abakire bose ntabwo ariko bavutse, hari uruzi babanje kwambuka nabo. Rero ntucike intege, ntute icyizere, ntubure ibyiringiro. Kubaho mu buzima bisaba ibintu bitatu: kwigirira icyizere, kumva ko nubwo bigoye uzakomeza kugerageza. Umunsi umwe, igihe kimwe, ahantu hamwe, uzabona ibyishimo bisimbura amarira yose warize cyangwa yuri kurira uyu munsi. Ntiwibure, komeza wigire kugeza igihe uzibonera wese. Ndakwinginze gerageza uhindure imyitwarire, ufashe abakene. Gira umuntu niyo yaba umuzamura, bikeye ufite gira uwo bisangira nawe. Nubikora gutyo Imana izakuba hafi kandi izakongerera. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky. Gira amahoro kandi uhorane imigisha.